Ibihe byiza mwese abakomeje kubana natwe umunsi ku munsi mu biganiro tugenda tugirana iteka. Uyu munsi ni umunsi waranzwe n'ibyishimo ku basenga mu idini ya Isilamu. Wari umunsi watunezerewe kubera amasengesho yakorewe kuri stade ya Kigali Nyamirambo, ndetse aho hagaragaye ubwitange, urukundo n'umurava hagati y'abavandimwe, inshuti bagize umuryango wa Isilamu. Bikaba byitabiriwe ndetse n'abashyitsi banyuranye bari bari mu Rwanda. Ni Abayisilamu bo mu Rwanda bizihizanyije ibyishimo umunsi mukuru wa Irayidi mu isengesho ryabahurije kuri stade ya Kigali i Nyamirambo nk'uko bisanzwe iteka mu Rwanda. Irayidi yizihizwa hazirikana igihe Aburahamu yari agiye gutamba umwana we Ishimayeli, Imana ikamushumbusha intama akaba ariyo atamba mu rwego rw'umwana Ishimayeli. Uyu munsi uzwi ku izina rya Irayidi ubanzirizwa n'isengesho rikurikirwa n'igikorwa cyo kubaga amatungo atangwamo ibitambo nk'uko bisanzwe iteka kuri uyu munsi, agahabwa abatishoboye. Si ibyo gusa ahubwo nk'uko nabibabwiye, uyu munsi urangwamo urukundo nk'uko umuryango wa Isilamu dutegekwa kugira urukundo. Hanagabiwe abantu cyangwa kuremera abantu batishoboye mu buryo bunyuranye cyangwa impano zinyuranye. Gutamba ni inkingi ya gatatu mu zigize ukwemera kwa Isilamu ndetse no ku munsi wa Irayidi. Abadepite 24 b'Abayisilamu baturuka mu bihugu bitandukanye bivuga Igifaransa nabo bishimiye uyu munsi, ndetse bashimishwa n'uko bafatikanije n'imbaga y'Abayisilamu gusenga kuri uyu munsi. Abo badepite ni abari mu nama y'inteko rusange y'intego zishinga amategeko mu bihugu byo muri Francophonie. Bari i Kigali, bari bitabiriye aya masengesho nabo ku buryo bwuje urukundo mu kusura no mu biganiro. Mufti w'u Rwanda Sheikh Hitimana Salim yavuze ko Irayidi ari umunsi ukomeye cyane kuri Isilamu ndetse ati no ku banyarwanda bose, kuko twifuza urukundo kurangwa no kubana bishingiye ku ijambo ry'Imana. Ati umunsi w'ibyishimo, umunsi intumwa y'Imana ivuga ko yishimira ibiremwa byayo byose ikabihundagazaho imigisha. Yongeyeho ko ari umunsi wo kwimakaza urukundo, kubaha amategeko nk'uko Aburahamu yubashye Imana. Asaba Abayisilamu bafite ubushobozi kubaga bagasangira n'inshuti n'abatishoboye, mbega urukundo, ariko bubahiriza n'amabwiriza nyuma y'uko hagaragaye icyorezo cyibasiye amatungo mu gihugu cy'u Rwanda mu turere tumwe na tumwe. Sheikh Musa Fazil Harerimana usigaye ari visi perezida w'inteko ishinga amategeko umutwe w'abadepite mu Rwanda yari yitabiriye aya masengesho ari kumwe n'abadepite bitabiriye inama y'inteko rusange y'inteko zishinga amategeko z'ibihugu byo muri Francophonie. Ati baje mu nama y'abadepite bo mu bihugu bivuga Igifaransa iri kubera hano i Kigali, noneho bifuza ko
iri sengesho ritabacika dutegura uyu munsi, nabo twifuje kujyanamo nabo uko bari babidusabye mu munezero wabo, kandi twese dufatikanirije hamwe umunezero n'ubwuzu kuri uyu munsi. Umudepite wo muri Niger, Saleh Sahadat, yavuze ko yishimiye gusengana n'abanyarwanda isengesho rya Eid. Minisiteri y'abakozi ba leta n'umuco n'umurimo yatangaje ko mu rwego rwo kwifatanya n'abayisilamu mu kwizihiza uyu munsi ku wa mbere tariki ya 11 Nyakanga 2022 ari umunsi w'ikiruhuko mu Rwanda, kuko wabaye mu mpera z'icyumweru, ari mu weekend. Ati niyo mpamvu tugomba gutanga ikiruhuko kuri uriya munsi, tugakomeza kwizihiza no kwibuka iby'uyu munsi, bityo dufatikanyirije hamwe n'abanyamahanga bishimiye ko dufatikanya kuri iri sengero hamwe, twese tukarushaho kunezerwa. Amasengesho y'uyu munsi mukuru asanzwe abera kuri stade ya Kigali y'i Nyamirambo nk'uko bisanzwe. Nyamirambo kandi ni agace gatuwemo n'abayoboke benshi b'idini ya Isilamu muri Kigali mu Rwanda. Uyu munsi buri wese aba yakoze ku myambaro ye myiza akajya gushimira Imana, aba yanakoze ndetse ku mutungo we, yumva ko ari busangire n'abadafite amikoro ndetse no kubaremera. Nta n'umwe uba wasigaye weya mu rugo, guhera ku bakuze kugera ku bana, bose bazindukira mu masengesho. Bakunzi ba Minister Siro TV, tubashimiye kuba mukomeje kutwereka ko iteka tuba turi kumwe mu bihe bitandukanye ku nkuru zacu izo arizo zose. Nuko nababwira ngo Eid nziza, kugeza ku wa mbere twishimira Eid. Imana ikomeze ibaho umugisha, amahoro y'Imana akomeze kubana namwe iteka ryose.